kugeza muri aka kanya ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho nka Instagram, TikTok, Facebook, YouTube nkurikiramo aka kanya, X ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Nta rindi jambo ritrendinga ku mbuga nkoranyambaga usibye kuhura n'umuntu akahita kubaza atari ko hari washonje, cyangwa se undi akakubwira ati amafaranga yawe y'icyuzi warayakobokeye nibayaguhe. Bavandimwe banjye, uyu munsi niyo nkuru tugarukaho, inkuru y'umubyeyi wamenyekanye kuri ayo magambo yagiye avugwa n'abatari bake, amagambo y'umwimerere yavuzwe n'umutima ubabaye ariko utarigeze ucika intege. Uyu ni Nyiramajyambere Esperance, umubyeyi wavugiraga mu ijwi ry'ukuri. Aya magambo ntabwo yari urwenya, yari ijwi ry'umubyeyi uharanira uburenganzira bwe, ijwi ry'uwari urambiwe guhezwa, ijwi ry'umubyeyi wumvaga ko amajwi y'abatishoboye agomba kumvikana. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turinjira mu buzima, amateka n'urugendo rw'uyu mubyeyi, ndetse tunagenzura amafaranga, inkomoko y'icyuzi, turebe aho byatangiriye, uko byatangiye nk'inzozi bikarangira bihindutse inkuru y'amarira n'isomo rikomeye ku buzima bw'abanyarwanda benshi. Gusa mbere y'uko twinjirana tugakomeza, ndagusaba niba uri hano kuri NBS umukanda like, subscribe, ujye muri comment usubize iyo pinned comment twashyizemo kugira ngo twese dukomeze dusangirize inkuru z'ubuzima zitwigisha zikatubera isoko ry'ubumenyi n'ubutwari. Bahaye ikaze, njye nitwa Sana. Ushobora kwibaza rero inkuru yose iteye ite, inkomoko yabyo ni iyihe? Inkuru yose ngiyi. Nyiramajyambere Esperance yari umwe mu bagore b'intwari. Yari umuntu w'umuhanga, ukunda gukora, ukunda kubaka ejo heza. Ntabwo yicaye ngo arebe uko abandi batera imbere, ahubwo yifatanyije n'abandi bagore n'abagabo muri koperative bise Turengere Ibidukikije. Ni koperative yari ifite intego yo gufasha abaturage kubona uburyo bwo gutekesha neza, kwiteza imbere no kubungabunga ibidukikije. Aha niho hatangiriye urugendo rw'amafaranga y'icyuzi mu buryo bworoheje ariko bufite intego. Aba baturage batekereje ko bashobora gukoresha ubutaka bahawe na leta kugira ngo babubyaze umusaruro, ariko hagati aho hari icyuzi cyari cyarahindutse umutungo wa rubanda. Aba baturage batekereje kororamo amafi atari gusa ibyo kurya, ahubwo nk'icyizere cy'ejo heza, ikimenyetso cy'ubuzima bushya n'ubukungu bushoboka. Umushinga watangiye neza, ufite intego, ufite icyerekezo, ariko nk'uko bisanzwe mu buzima, umucyo w'intego ntabwo wabuze igicu. Haje umuhanda, hanyuma cya cyuzi baragisenya, bavuga ko bazishyurwa. Imyaka irahita, indi irataha. Nyiramajyambere n'abo bari kumwe muri koperative batangira kubona ko ibyo babwiwe ntaho bigana. Abandi baracecetse, ariko baravuga ati ntituri ibimuga, turi abantu, amafaranga ni ayacu. Mu byiciro bitatu bya mbere byishyurwa ntibigeze babona n'aya make, ariko umutima w'uyu mubyeyi ntiwigeze ucika intege. Yabonye abanyamakuru bari mu birori by'inzu z'abatishoboye, arabasanga arababwira ati nimudufashe, amafaranga y'icyuzi twarayakobokeye, twayashoye mu mushinga wacu, ntabwo twagombaga kuyamburwa. Aha niho amajwi ye yamenyekaniye, niho amagambo ye yakubise ku matwi y'abanyarwanda benshi. Yavugaga adatinya, atarwana ku nyungu ze gusa, ahubwo arwana ku ijwi ry'abakobwa n'abagore bose bafite inzozi ariko batabona ababumva. Nyuma y'igihe kirekire cy'ubuharaniro, mu cyiciro cya kane amafaranga barayabonye, miliyoni 5 n'igice. Nta byishimo birenze ibyo kubona uwo waharaniye ukuri kwe akabigeraho. Nubwo aya mafaranga atari menshi ugereranyije n'imbaraga bashoye, yari ishimwe ryo ku mutima. Gusa ariko ubuzima ntibwahise bumuhira. Nyiramajyambere yaje kurwara kanseri y'umwijima, arayirwara amezi 3, hanyuma umutima we urahagarara ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu mu 2023, umunsi umwe na se umubyara.
bombi bashyinguwe ku itariki 14 Werurwe 2023, umunsi umwe n'urupfu rwabo. Uyu mubyeyi yasize abana 5 n'abuzukuru 4, bose hamwe ni 9. Ariko icyo yasize gisumba byose ni isomo rikomeye: ukuri ntigupfa, ijwi ry'umubyeyi ntirizima. Ubu amafaranga y'icyuzi ntabwo ari amafaranga gusa, ni ikimenyetso cy'ukuri, ni ikimenyetso cy'imbaraga z'abagore b'u Rwanda, ni urwibutso kuri buri muntu wese ndetse ufite ijwi rye kandi rikwiye kumvikana. Iyi nkuru ya Nyiramajyambere Esperance ni isomo ku gihugu cyose. Ni inkuru itwigisha ko buri mushinga, niyo waba muto, ufite agaciro iyo uwukoreye afite umutima n'ubunyamuryango ndetse n'ubunyangamugayo. Ni inkuru itwigisha ko guharanira ukuri bidahita byoroshya ubuzima, ariko bituma ubuzima bwawe bugira agaciro. Uyu mubyeyi ashobora kuba atakiri kumwe natwe, ariko amajwi ye, amagambo ye n'ishema rye bizahora mu matwi y'Abanyarwanda benshi. Niba ukiri hano, ndagusaba subiza umutima ku nkuru nk'iyi, kanda like, subscribe, ushyiremo comment, uvuge icyo wigiye kuri Nyiramajyambere Esperance, kuko muri NBA Zoom inkuru zacu ni ukuri kwawe. Imana ikomeze iruhukishe mu mahoro Nyiramajyambere Esperance, inkuru ye ikomeze twibutse ko ijwi ry'umubyeyi rifite imbaraga zisumba byose. Nitwa Sana, ciao ciao, hasta la vista.